Nkubatize sha tina jya ndakubatije we ndakubatije ntago bishira we ntago bishira Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Jane and Bertrand aho muherereye hose impande zose z'isi Afrika muri rusange ibihugu by'abaturanyi aba diaspora ntabwo twabibagirwa turabakunda cyane kubera ko muturi ku mutima muturi ku mushaha mbanje kwihanganisha utameze neza urarwaye wapfushije ufite ibyago bitandukanye mu buzima busanzwe ntago ubona biri kugenda ariko ndakubwira ngo humura komera Imana irahari kandi iragukunda nubwo ubona itari iruhande rwawe ariko buri irahari humura rero ejo bizagenda neza rero ngira ngo murabibona nkuko bisanzwe iteka umutware wanjye turi kumwe ntago dusigana reka twabaye nk'impanga reka nawe muho mwanya abasuhuze shiri mugabo wanjye shiri urakoze neza suhuza abakunzi bacu unabashimire bya bintu kamaze nisuje shiri bakunzi bacu ntabwo nako basuhuza ntabanje gusuhuza karabo kanje sibyo namwe murabizi ya shiri hajya ngo bya bintu ngo bibiki suhuza abakunzi bacu n'abari mu basirazuba n'Iburengerazuba bakunzi bacu turabasuje cyane aho muherere hose ku mpande z'isi zose nababandi bose turabasuhuje abari muri Canada turabasuhuje Belgique turabasuhuje France turabasuhuje Sweden turabasuhuje Belgique turabasuhuje Australia turabasuhuje Zimbabwe turabasuhuje Zambia turabasuhuje umuntu wavuze ngo ntago wamusuhuje irindira yakubwiye ko yitwa nde mama nde sinibuka turamusuza turaza kumusuza nitumwibuka Uganda turabasuhuje ntuza mu Burundi haba abakunzi bacu benshi turabasuhuje cyane tutibagiwe no mu Rwanda turabasuhuje Iburengerazuba Iburasirazuba Amajyepfo Amajyaruguru no mu mujyi wa Kigali nuko ni by'agaciro cyane murimo kutwereka urukundo kandi Imana nayo ni urukundo mukuri zabahemba mukora subscribe share comment na like nukuri mukomeza mudusiga abandi muduha abandi rwose kuko tubaha ibiganiro byiza kandi bibanyura nkuko namwe byabanyuze ntukwirera ni byiza ya ibyiza bisangizwe undi ya kandi tuzi ko Imana izabigenza neza sheri ndumva ari ibyo ngibyo hari nibyo hanyuma ya kintu Imana yagukore iki gitangaza kuri uyu munsi ndagishaka kukimenya Imana nkore iki gitangaza icyambere Imana nkore iki gitangaza nuko nabyutse biremera ndagenda biremera ndavuga biremera ndareba biremera ndumva biremera umva kandi kubw'umuhigo w'abanzi bacu ntago ari kuba bishakaga nta nubwo ntibizanashoboka bakomeze bagerageze ariko Imana cyane hari igihe yaduhaye ntarengwa tuzabanza kumara kuri Yesu rero ntago umwana w'umuntu yabigiramo uruhare kugira ngo yiveho igihe kitageze hari akantu nakwibye bapostinze arapostinze kamfashije kavuga ngo ni umumama wari uriho avuga ngo iyi saha yawe igeze ngo igihe cyawe kigeze isaha ikora ntabuye nukuri kandi gakora ikora ntabuye yego ibintu byinshi byakanshimishije niko bimeze koko iyo igihe cyageze nta kintu cyagisubiza inyuma nta na kimwe byanga bikunda biraba n'isaha ihita ibigitangaza ikahita ikora ntabuye yego Imana yacu ni nyamaboko shiri rero nta wayiringiye uzakorwa n'isoni kandi nta wayikoreye uzikorera iki uzikorera amaboko Imana yacu ni nyimbaraga Imana yacu hari umuntu wambwiye akajambo yeba we shiri hari umuntu wambwiye akajambo ngo kanze nkarebe keza se ni keza ngo Imana yandika amateka agororotse ku mirongo yari igoramye Imana yandika amateka
agororotse ku mirongo yari igoramye. Ku mirongo yari igoramye. Ukiri mu ishuri ntiwaguzi ko bavugaga imirongo itambitse n'amakayi twandikagamo y'imirongo kugira ngo wandike neza. Nakundaga rinye nibibaha ahubwo oyandika mvuge rinye no kurubaho inyuma hari rinye ku buryo wandikaho neza ukandika umukono ugororotse. Noneho Imana yandika amateka agororotse ku mirongo yari igoramye. Nacyumvishije. Wabyumvise? Nabyumvishije Ikinyarwanda kabisa. Ubwo n'abakunzi bacu barabyumva. Yarabivugiye kuri je nawe kubw'ama comment kubw'abantu batumva kimwe ibyacu n'iryo jambo niryo jambo yambwiye. Ariko wanamusuhujije. Ndamushuje umukunzi wacu Violette wa Nyabihu ariko ari kwiga Nyagatare je pense. Ndagushuje Violette. Imana iguha umugisha. Kuri iryo jambo watubwiye kuko ryaramfashije cyane ryarananyubatse. Hanyuma agiye gukurikira ukisheri. So gusenga. No gusenga. Asigaye ibindi n'ubundi. Yego. Sibyo? Dusenga Imana. Senga Imana. Ngewe nsenge. Senga mu minota mike ishoboka. Reka dusenga umwami wacu. Mwami Imana yacu turagushimye gitare cy'amahanga kandi turaguhimbaje. Amasaha uyu munota tuzamuye amashimwe yacu imbere yawe tuvuga ngo urera kandi urakiranuka. Warakoze kuturinda, warakoze kuturindira ubugingo ndetse n'ubuzima, warakoze gitare cy'amahanga. Kuri iyi saha hari benshi ejo bari babyutse ariko ntibwira, burira abandi ntibwacya, bavuye mu mubiri wabo. Mana twebwe bwarije buracya burongera buracya. Umuririmbyi yuzuye umwe karavuga ngo ariko bugacya bukongera bugacya nejo bugacya. Mana rero tubiguhereye icyubahiro, tufite impamvu yo kuvuga iryo jambo kuko kugira ngo buke nukuba wabihagazeho watwimanye. Rero izina ryawe nirishimwe, ukomeze wamamare Kristo, ukomeze ushyirirwe hejuru, amavi yose napfukame kuko nta wundi wo gupfukamirwa, ndimi zose nizature kuri umwami kuko nta wundi mwami uriho, nta nuzabaho data, nta wakubanjirije, nta nuzaguhebuka, ahubwo wowe urihagije. Urakarama rero ngwino wane natwe muri iki kiganiro. Dusengeye abazumva iki kiganiro, dusengeye abadushyigikira, dusengeye n'abatadushyigikira, dusengeye abadukunda, dusengeye n'abatadukunda, dusengeye abantu bose bazumva iki kiganiro bagakorwa ku mitima, kandi dusengeye nabo uzakora ku mitima kubw'ubukwe bwacu dutegura vuba aha. Mana bakagira inkunga badutera cyangwa se bakadufata mu mugongo bakadushyigikira. Abo bahumugisha bakibitekereza bakinabikora uzabaduhera umugisha. Urakoze ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Urakoze cyane kagore kanje, karabo kanje, akagore keza nyine mbasha. Yese gutavuza karabo ukavuga akarabo se kwara ko kanyiragarabo. Nese tukavuga ikirabo bati akarabo, agasheri, akarabo, akagore, akagore keza nyine. Ariko ubizaho ibintu bazabigukubitira abakunzi ba akagore keza cyane. Jesus Christ akosheri kuri na uri gutunjijisha kura ntago nakurijisha. None ngo uvuze ko ndicyuki kuki utavuze ngo urakuki? Urakuki sheri, urakuki shana ko urakuki kandi so ndakabura rukara urakuki. Sibyo? Ndashaka kuryama. Ushaka kuryama? Sheri hano ntago ari mu gitanda. Asa kuri kumbe bikuta. Oya sheri nuko ndashaka kukuryama. Ushaka kuryamaho? Ese ngiye kuko ndi matera. Akubini bikira. Sheri ndashaka kuryama mu gituza cya Burahamu. Ngaho. Atigezemo wumvishije. Mbije kuntu akubita ngo pa. Kandi umutima. Umutima uradunda. Bo sheri. Yataje. Wakoze gusenga the ball, wakoze gusenga cyane. Yego nawe wakoze kubyumva. Ni by'agaciro cyane kandi biranshimishije cyane. Ufite akabikoro keza. Sibisa se? Singo? Sibyo? Sikeza? Birasa. Ngaho bakunzi bacu rero ikiganiro kabateguriye uyu munsi. Sheri. Karame. Tiye kubaha episode kuri ya tiyatire twabakiniye. Hari na benshi babyifuje, babidusabye niyo mpamvu twabikomeje ngo muduhe
indi episode ikurikiraho kuko karango karabashimishije yego tugiye kuzadukakoramo n'ama episode ho no tu episode gutyo ariko ntabwo bizatubuza kubaha ibindi biganiro tunabibaha byiza n'amaplank tuyabaha meza n'ibiki byose byinshi cyane cyane ko izi ari inyigisho kandi turi kugenda twakira abantu benshi barimo batubwira ko bahuye nabyo ariyo mpamvu twabikomeje kugira ngo tugakore nka aka episode nk'uko bivuze ni inyigisho zirimo kandi abantu benshi babikunze banatwandikiye inbox batubwira bati twabikunze ni inyigisho twabikunze mudukomereze kuko harimo nabo byagiye bibaho turimo turababwira turakina ibintu bibaho mu buzima cyane rwose bibaho kandi dufite abahamya dufite abo byabayeho ibyo tugiye gushyiramo byose bizagenda biri ko inyunganizi z'abantu bagiye baduha byababayeho ibyo turimo tubazanira mu aho rero reka dukomereze murahibuka nuko tugeze ubushize kwa turi nahamagaye shiri wanjye nahamagaye nyiranzamurire kimana mumpereye wanjye agira ute nti telefone nsanga ntagiriho ubu ngiye ko njye muhamagare kugira ngo mubwire uko wa muganga witwa Nzamu yambwiye ngiye kubasuhuza abakunzi ba Jane and Bertrand aho muherereye hose impande zose z'isi Afurika muri rusange ibihugu by'abaturanyi abadiaspora ntago twabibagirwa mu inshuti zacu zakadasohoka kandi zo ku mutima turabakunda cyane rero turihanganisha wowe utameze neza urarwaye ufite ibibazo bitandukanye nkubwira ngo humura ukomere Imana irahari kandi ejo Imana izabigenza neza ntabwo iri kure yawe nta nubwo yakwirengagije ahubwo nibwo buzima ducamo buri munsi komera sheri wanjye Karamishusho umeze ute mugabo wanjye umeze bon umeze ute Imana yampaye umeze bon umeze ute byose byanjye umeze byose ngahoze subuza abakunzi bacu isaha ye none imvuze isaha none ashira itaseka ntabwo nzi ikintu baseka isaha ye none banje kubasuhuza ndabasuje cyane by'umwihariko abakunzi bacu bari mu isi yose n'abakunzi bacu bari mu ijuru hose turabasuhuje sibisheri reka duhere kuba mu isi kuko niho dutuye abari Burayi bavuga Iburayi abari muri Mozambique Arabia Saoudite hehe na hehe hose mbese ku migabane yari yose no mu Rwanda sasa ariko abarundi bazaza abarundi inshuti zacu zanyazusha abarundi turabasuje cyane Arabia Saoudite Zambia Kalebu i Burundi Kalebu tukaza no mu Rwanda tusuhuje bose Iburasirazuba Amajyepfo Amajyaruguru no mu mujyi wa Kigali sibyo turabasuhuje mu isiti yego turabasuhuje rero cyane shiri wakoze kunyakira dushimira abakunzi bacu kuba bakomeza gukora subscribe turabashimiye cyane nuko ni by'agaciro bigiye byibura kuzura n'ibihumbi 600 harabara shiri nabaga disine mu byuzuze binarenge ni mu byuzuze umuntu utarayikora yumvise ikiganiro narebe sabo dufite nawe agire uruhara dushyiriraho wayikoze adusharingire n'abandi bayidukoresha abasangiza ibyiza kuko tubaha ibiganiro byiza kandi muri minsi iri imbere noneho mushonje muhishe ari abantu batazi kureba nimero yacu ku kiganiro okay kari dukeneye kubaha amakuru ya save the date ko yasohotse ariko bamugani muduhamagare none tubabwire gahunda y'ubukwe nyaboneka rega rimwe dufite nimero yacu ni ngiyi akamenyetso ko guteranya 250 karindwi 88 68 05 72 yego numva bihagije mukunzi wanjye umeze neza nasoje hamwe umeze fresh umeze bonbon umeze fresh cyane fresh cyane uyu munsi tugiye kugezaho icy'abakunzi bacu shiri naho ndasenga Jesus Christ my godness Diamond yakujyanye Yesu katika jina la Yesu senga shiri reka nsenga mwami Yesu tugushimiye Imana nzima uri Imana nkuru uri Imana itegeka bikaba uri Imana ivuga bigakomera Mana rero tukageza ahantu amahoro turabigushimiye isaha none hadukwese abakunzi bacu
Mana ubafashe kandi bagire neza, ubahe umugisha abadusengera bose Mana ubahe umugisha. Tukweretse n'abatwanga bose Mana ubafashe kandi bagirire neza, ubahe umutima w'urukundo, ubahe umutima wo kudukunda kandi ubahe kwishimira ibyo dukora n'ukuri kandi bagira akamaro nabo. Turabasengera nabo rero Mana uyobora iki kiganiro ube Alpha ube na Omega n'ukuri wiganzemo, nakoze kubyumvishije izina ryawe rya Yesu Kristo kandi kubikoze amen. Amen. Navuze amen. Waje nabikoze mbishaka akanyuma kumikoze ngashaka. Uri gukinisha Imana. Ujya nyine ukakoze kumashaka. Wumva gushaka kugavugamo. Gera inzire kusoje nangira amen amen. Ariko ntacyo amen nibibe bityo. Yandajya. Sheri. None. Tubigenza gute? Ikintu tugiye gukora. Sheri. Sinagombaga indege kuko indege ndavuga nina kuyuka nawe bikoze ubishaka indege irimo ivuga kubera ko kakana mvuze ngo nkoze ngashaka hayisaza kandi nkoze ngashaka twe tubiri umwana mu tubiri twese nkoze dushaka ya shiri wanjye rero yobora ikiganiro kuko niwo nyobora ikiganiro okay ikiganiro rero cyangwa nyoborisha ni ibibazo tugiye kubazanya Kat. Naketse. Ya. Sheri. Karame. Uyobora ikiganiro. Nyobora ikiganiro. Kiyobore. Umutware n'ubushobozi. Kiyobore kabisa. Nta burenganzira. Umva. Kibyimbe kabisa. Hey. Banza ubwira amakuru yawe rero. Sheri amakuru ni bo. Taka kujya. Amakuru ni meza. Amakuru ni sawa. Teze bivuta bya. Ukoze iki? Niraberosi ntabwo bigaragara. Nta kibazo ariko. Bon. Yobora ikiganiro. Bakunzi bacu rero tugiye akora mutse neza. Mutse neza. Tugiye gukora ikiganiro mu gifori. Bagifora abakunzi bacu. Umuntu uzagifora atabanje kucyumva. Agahita afungura agatandika comment atakirebye tuzahita tubimenya. Sita tumenye ikiganiro yafoye. Oya nta nubwo yakimenya se. Nawe kibabwire. Ntacyo ndabwira ndashaka kubanza nzana akantu. Ndashaka kubanza kuzana akantu. Ubundi bakabanza bakibaza. Mereza kare akantu nkwereke. Kampe. Bakunzi bacu dore ni murebe. Ngani mufora ikiganiro tugiye gukora. Do. Akibonye? Mufora ikiganiro tugiye gukora. Nanjye ngiye kuzana ikindi kintu. Kizana sheri. Ako ni gake yangewe. Hari icyo se? Uno bufu bw'ubugari. Murakeka tugiye gukora iki? Tujya gucumba. Gucumba nibyo mu cyane. Nayo nibyo nshaka. Tugiye gusonga ubugari. Tugiye gusonga ubugari bakunzi bacu. Turabazi. Umuntu tugiye tuvuga izina. Tumuha ubugari. Amasafuriya ko ataraza. Imbabura ko itaraza. Amakara ko ataraza. Turabitekesha iki? Ngaho mu gifori. Umwuko ze turawugura. Oya reka bagifori ikiganiro tugiye gukora. Mu gifori. Mu gifori. Reba ibi nibyo bihari. Aya namazi. Ubu iki nicyo kiganiro tugiye gukora sasa. Kabaye. Ntacyo tubabwiye bakunzi bacu. Reka tubabwiresha. Badukunda. Reka tubanze tubitisha amatsiko. Baze kwibaza ibyo ari byo. Reka nibyo bamugana. Tugiye gukora iki sho? Tugiye gukora ikiganiro cyiza. Kimeze gute? Cyiza. Kivuga ku bashakanye. Reka. Kivuga ku basore batera amadamu kiyaka n'abana. Reka. Kivuga ku bikorwa by'abashakanye bya bindi byakwaje. Reka. Kivuga ku Uziye tugiye gukora. Tugiye gukora ikiganiro. Tugiye kubazanya ibibazo. Sibyo? Tugiye kubazanya ibibazo. Noneho uzajya utsindwa. Ako shari. Mereza aho ngaho. Mereza fata ayo mazi njyome ndashaka njyewe. Turabihinduye. Nyenza nkumena hifu. Urasonga. Uzajya umenaho? Cyangwa ugiye gusonga ubugari? Oya. Tugiye gukora ikiganiro se? Yes we. Okay naribi. Tugiye gukora ikiganiro. Utsinzwe arahanwa. Njyewe sheri natsindwa. Urandisha bubisi munajya kwituma kazo. Kurisha. Niba barabanga umuntu ngo azana ngo umuki. Ndabumumenaho.
nikikunenda ndabukumenaho nawe amazi kunywesha amazi sibguze ngura ya amazi dore ngayo nanjye ndayakumenaho hari ikibazo se turayamenanaho bitwaye icyubundi wa mugabo twagiye ninde ubanza kubaza ikibazo nta tolerance zero tolerance ibibazo bingahe ibyo ushaka nanjye ibyo nshaka ibyo nshaka nawe ibyo ushaka okay ninde ubanza reka mbanze ikibazo cya mbere kiragira kiti ngaho fungura kanga fungurira iyo tuzana isahanera ikibazo cya mbere kiragira kiti cyangwa ushyire kuri envelope biraruta fasha sha ningeho byinshi gishenda rusoma Yesu yagiraga intumwa zingahe sakazo koroshe 12 12 okay uwo bazajya bagisubiza ntago bazajya bamumenaho oya ntago bamumenaho uzajya ugira ndarokotse sasa noneho ngiye kukubaza ikibazo nyokorome niki nyokorome wawe nyokorome umuntu wita nyokorome wawe abari mu ntoki nyokorome se buriya duhane iminota amasegonda nyokorome ni mushiki wa papa oya uwo ni umuntu uzi uretse ntakureka yagezayo mikoro ndagukosera nyuma mubabarire oya ntabyo kukubabarira mbabazi gira vuba fata mikoro wowe tucinsubiza sasa nkigusobanurire nyokorome ni musaza wa mama wawe aba ari nyokorome amasano yarangishije twagiye nanjye mbonye ahantu ndi butinde ubu ufashe imodoka yego abo tuvuga ngo ni jipe ningi ikora imana ukambeshyera nagikoze imana iguhana kubita ubwoba ninjye mwarimu isaha ariko ntuze kumbeshyera ninjye mwarimu namubeshyere twagiye fashe imodoka ubu ni jipe yego barakubwira y'abantu bangahe oya ni jipe nyine ijyamo abantu rubizi ni benshi batanu yego batatu inyuma na shoferi n'undi okay barya barakubwira ati ubwo nanjye ndimo ubwo urantwaye wowe yes nanjye nicaye handi kandi hajyamo batandatu yego batandatu ubwo asigaye batatu oya ni batanu hajyamo batanu sibyo se inyuma ntabwo habara inyuma batanu na shoferi arimo batanu shoferi arimo okay noneho barakubwiye ngo urajya ku cyapa n'ibyapa bitatu urajya ku cyapa icyapa cya mbere urasangaho oya mbere yo kujya ku cyapa urashyiramo umuntu umwe gusa ukabona bari ku cyapa ngiye kukubwira ubwo turi ku cyapa cya mbere imvura irimo kubanyagira kugishyiramo umwe kandi harimo imyanya se ni itegeko nyine baguhaye ko ari umwe gusa iyindi myanya ikagenda iri vide ntabwo iba iri vide kuko ni ibyapa bitatu nakubwira ati icyo ni icyapa cya mbere hari n'ibindi bibiri biza kuza noneho tugeze ku cyapa cya mbere ku cyapa cya mbere wasanze umuntu witwa Ange Darirene wa kabiri yitwa Zaki wa gatatu yitwa ku cyapa buri cyapa hariho umwe ujya icyo ni icyapa cya mbere nkubwiye kiriho umuntu umwe kiriho abantu ujya kiriho batatu icyo cyapa cya mbere urumva hakaza noneho n'uwitwa Ingabire Francine Zakia Francine Ange Darirene okay hitamo umuntu umwe imvura irimo kubanyagira abacocaguye mushyiremo asiga gukomeza umwe wenyine kandi bose ari inshuti zanjye wowe komeza ibyo ntawe sindeba ubu ngubu ko ngiye kukica se ndashyiramo okay ndashyiramo Francine okay twajya ku cya kabiri uretse sindagusubiza twajya ku cyapa cya kabiri icyapa cya kabiri kiriho bon ndavuga abahe bandira kiriho
wenda nanjye navuyemo n'urugero wavuyemo okay navuyemo ariko umwanya wanjye nta wundi muntu ushyiramo sibyo urumva navuyemo noneho icyo cyapa cya kabiri ndiho sibyo ndiho njyewe urumva hariho na Kirisi aramuzi ndamuzi sumuzi yego ukikije yakeneye yego wa gatatu hakazaho mwarimu wawe wakwigishije muri maternelle ubwo ni uvanamo mu kaso mushyiremo Chris icyo ni cya kabiri icya gatatu icyapa cya gatatu hariho umuturage w'umukene pe bigaragara ko ari umukene hakaba hariho n'umuturage w'umukire nk'umukire pe bigaragara ko ari umukire sibyo ku buryo ushobora no kumara ifoto nyine akakugororera ibite byinshi hakaba hariho n'imbwa kw'icyo cyapa nyine hakaba hariho n'imbwa umva yahereye mu gitondo itabara abantu noneho ikabura uko iva aho ngaho wenda ikabura uko iva aho ngaho muri ibyo bintu uko ari bitatu ninde washyiramo nta n'umwe ndi bushyiremo kuko imyanya yuzuye nta mwanya urimo oya ndabareka kandi turi ku cyapa cya gatatu none se niba tukiriho ariko kaba nta mwanya urimo ndamutwaraye kandi nakubwiye ko imyanya y'imbere kandi wavuyemo kandi nta muntu wawushyiramo nyine niba kubwira inyuma ni imyanya itatu ibamo kandi harimo umuntu twajyanyemo hasigayemo 2 rero ntabwo mu kubyumva icyapa cya mbere twakivuyeho tutwaye umuntu umwe kandi hari imyanya 2 yari 2 kuko twashyizemo undi muntu twari 2 nge nawe sibyo uravanga bambwiye gushyiramo n'undi muntu mbere ko tugera kuri bya byapa bambwiye gushyiramo undi muntu namukubwiye ntacyo ubwo twagiye kuri cya cyapa rero ntacyo ubwo umwanya uracyarimo just umwe ariko ntacyo kuri icyo cyapa ndatwaramo wa mukene uzangorera ndamwihorera kuko Imana izangorera ko natwaye umukene yambwa nayo ifite kwiyirukanyira imbwa izi kwiruka yirwarize ndatwaramo wa mukene uzansabira umugisha urabeshya oya seri uburyo mwarimu nonyiba Imana iguhana unije mwarimu niwifuze kumena mushaka wishime n'abakunzi bacu runamana bazabona ko mbeshyeye nagikoze nije mwarimu ngo ngawe gacicike nuzi ubu nshatse na cicatsi nagiko umva ngaho utinya Imana urumva ibibazo buretse gato ibibazo byose shwe wabyishe ibibazo byose wabyishe mbo ukuntu bimeze nari kuza wari ufite imodokaje uragiye ufasha umuntu wa mbere wa muntu wa mbere ni inshuti zawe zose aho kugira ngo ufate umuntu umwe muri abo kuko bakubwiye ntibabashyiramo bose byo birumvikana niyo tigo bakubwiye avuga ati reka nyagirwane nabo ntawe nkizemo reka ngemvemo ahubwo ngende nyanyirwanye nabo nihita ndabatwara noneho bose bashyire n'inyuma n'intuza ku buryo no muri buto handi nyuma nyine double cabine bajyamo sigaye tujyane bahera ufite bageze mu rugo ntarinze kugira ute ntarinze gusiga double cabine si jeep igira double cabine si yo jeep c'est just jeep igira double cabine jeep ngewe nzi nyandi iba ari umukara none si iriya jeep cyiza none se double cabine yayo ni cabine ze ni double cabine cya kindi cy'inyuma nyine okay kibaro cy'inyuma cyayo sibyo noneho ukababarana nabo sibyo mbo harimo intuza yanjye kamaze mvugemo ikigisho kirimo ntuzasiga inshuti yawe ikweka kwigukunda uzababarane nayo niba mbese sinzarobanure ntuzarobanure ahubwo niba ari batatu kandi bose ukabuzi ko bagukunda ufite mu biganza babarana nabo asigaye nibiza kurangira umubabaro ugende nabo bajyane bahungishe baheri futi sibyo ubwo no ku cyapa cya kabiri nuko no ku cya gatatu nuko mana wabyemeye
Okay. Bakunzi bacu. Ahantu bazatera Mbonye comment ikintu. kwambeshya Sha. wandengane. Ntabwo sawa bakunzi Nta kibazo. reka maze masobanuje abo bantu navuze bakunzi bacu uwo Darlene ni inshuti ya Sheri uwo Zakia ni inshuti ya Sheri uwo Ingabire Francine ni inshuti ya Sheri magana Okay, ubwo ni inshuti zanjye ngenye wese inshuti zawe. hoya njye niba kuvuga nacyo. sinjye se kwaje ikibazo uretse gato noneho bakunzi bacu yahisemo umuntu umwe mu nshuti ze umuntu umwe kayibaza umuntu umwe kandi nta kindi abandi bamutwaye urabaneje Zakia si iki bakunzi bacu dore ikigiye kuba hano nanjye ndimenyeho akashe usa neza shaho kifa bwa nkongera sha kumushyire gutyo reka kushyira sha kamushyira nanga ndaga musa neza ye baba we byarangiye. Okay. Ikibazo kindi. Ako nawe nturakareremo. Abo bahese ni nabyo byonyine ngiye kukubaza. Ayo uzayame nawe n'ubundi menshi. Kuko by'amasaha. Ambo, Sheri. Cyakunaniye. Umwana. Umwana kanumve. Nyogosenge. Nyogosenge umwana abyara mupfaniki. Nyogosenge umwana abyara? Arambaje nanjye ngo nyogosenge umwana abyara cyangwa uvuga ngo masenge umwana abyara nyogosenge wawe sozi cyari cyo? Nyogosenge. Nyogosenge. Abe by'amasako byarangishe. Nyogosenge. Nyogosenge ni iki? Byabere nasiragira senge. Ni mushiki wa papa. Aha, umwana abyara mupfaniki. Umwana abyara. Umwana wa nyirasenge. Ayo mupfaniki we. Ni mukuru se cyangwa muto? Mupfaniki wimbaza ibintu byinshi. Ni umwisenge neza. Kira migoro hasi. Umva mumereze karaka. Banze ubwiye nawe nabanze kugusubiza. Kira hasi mikoro. Niye banze kugusubiza. Tugezane kujya gusubize vuba. Umwana wa nyogosenge ni mubyara wawe. Aha, nana kibagisha. Wamaze waryibagiye. Mereza sha, mereza ahubwo. Ndapfuye none ndapfuye. Ahubwo se ndakujabura. Ndashaka shati basi. Oy, ushaka kwamba. Bega sha, bega. Ibi bihora ye. Imbere naguye chiyoni. Ye baba we bega. Ako mbaye mwiza. Ubaye ubazanya amavuta yo kwisiga nyuma y'iki kiganiro. Fata sha. Fata. Akira. Mbasa nanjye ngiye kurya ifu narira. Mba, okay, kitegure. Ikibazo cyane kiragira kiti. Ikibazo cyane kiragira kiti. Cyanoroshye. Ufashe sibyo nakabere koroshye. Ufashe rimwe ugateranyaho rimwe sibyo? Ugakuramo rimwe sibyo? Ufashe rimwe ugateranyaho rimwe ugakuramo rimwe. Aya kanoroshye kintu bazo. Ufashe gatandatu ugakuramo kane sibyo? Ugateranyaho rimwe. Gatandatu gukuramo kane ugateranyaho rimwe ukagabanya rimwe wahasanga kangahe? Rimwe n'igice. Aha, zana hano. Ni rimwe. Zana hano. Gatandatu gukuramo kane. Gatandatu gukuramo kane. Gatandatu gukuramo kane. Hasigara kabiri. Gatandatu gukuramo kane. Hasigara kabiri. Rimwe. Gatatu. Ukagabanya
rimwe. gatatu kugabanya rimwe. Zana hano. Bakunze bacu nongeye mbonye ikiryo. Zana hano sha. Okay. Ibyo nkoresha noneho akabone wafashe akabone kose sha. Akabone kose ngere noneho kuzuye noneho. Yabo bakunze bacu. Reka nkubatize sha. Tina jya ndakubatishe we. Ndakubatishe ntago bishira we. Bakunze bacu. Uyu muntu asa gute koko? Usa neza. Uri karabo neza. Uri karabo kw'Imana mpaye. Umereza mwereke. Mvane mu maso uri kugato. Gihorere urambabaza umfitiye. Sheri. Karame sheri. Amasano nagufashe namenye ahantu bipfiriye. Noneho amasano rero sa ngaho. Ngira igisekuru cya mbere kugera ku cya gatatu. Ibyo. Umugore n'umugabo. Ntago uva umugore n'umugabo. Icyo ni igisekuru cyawe. Okay, mama et papa. Nicyo ni cya kangahe? Icyo ni cya mbere. Cya kabiri. Nyagokuru et sekuru. Sekuru wanese. Nakubwiye kwivuga. We, sekuru wanje. Ede. Sekuru wanje. Sekuru wawe. Vuga sogokuru wanje pana ngo sekuru wanje. Sekuru wanje just. Mba nyango nkumva. Urumva? Icyo ni cya kabiri. Icya gatatu. Akaza sogokuruza na nyagokuruza. Sabo ngabo. Harabandi? Okay. Amazi ndarukotse. Mbo. Urayarokotse sha. Yarokotse nyene. Gaho mbasa. Ubaze. Kankwaza ikibazo cya nyuma. Ngiye kuri nje ni cya nyuma. Sibyo? Nugitwaramo neza nta mazi umwe naho. Kwa ko unyorohereje kana inkorohereza noneho. Kamugira akababazi shiri wanje. Shiri. Ari noheri n'ubunane n'iki kibanza. Kibanza ubunane. Ubunane. Banza ubunane itariki ya mbere z'ukwa mbere. Ko nohereza mu kwa 12. Uragikoze. Ngiye kukubaza. Sukunda ko kutere. Reba kiragisho bakiri hariya cya ko kutere. Wakitegereje? Ndetse ndakitegereje. Wakitegereje? Nakitegereje. Ko kutere. Ni inyuguti zingahe? Masegonda 10. 1 2 inyuguti se? 4 5 6 7 esheshatu 8 9 esheshatu 10. Ntabwo arizo. 1 2 3 ziri mu 8 hubwo. Eshatu. Esheshatu. Ita wibwiza ugira hasi. Ashamba bare koko. Akunze bacu. Uyu muntu koko ntaza. Ana we yanyuma nona. Bega kigoma. Meza mikoro. Ntacyo sha. Kangufatire mikoro utaza kwimena amazi. Mereza. Okay. Sawa. Yararyoshye. Dusigaje ibibazo bingahe? Bibiri. Oya ni kimwe cyawe. Oya bibiri. Sawa. Bibiri. Ninde ugiye kubaza? Ni wowe. Gira vuba. Ni njyewe. Wowe? Jana umena amazi se nongeye nkubaza. Okay, ni njyewe. Ambaye ikibazo kindi cyagira kiti. Karagafu bahita bakanyegeza hano. Sha wambabariye. Njyewe ukora ibiki? Ikibazo kindi cyagira kiti. Bene warebye zo. Abanye. Ikibazo cyagira kiti. Kuri gucira zibabu. Ikibazo cyagira kiti. Ubundi.
sibyo uretse kirimo kirashakisha uretse gato bon reba hasi gutyo cyangwa urebe kwikara kantu n'ubundi karebe akabonye reba hasi nyine reba hasi gutya ugira hasi sibyo bo ni uvuga imbuto ebyiri ziri hariya ubonye hari hasi ni henza hariya nyine kuri nuza kuri karaga karito pome umwembe n'inkeri wagikoze simbaza kabuze koroshye ariko wowe ukambaza ikibazo kibi twagiye ndacyari ku masanira ndakubaza icyo nshaka ntabwo ngubaza ibyo ushaka mbo ngiye kukubaza amasanira amasanira se namagikana ibyo biranakubazaga ibintu masanira niyo masanira mbo ngiye kukubaza sibyo umugore wa mukuru wawe aba ari iki cyawe umugore wa mukuru wawe ari iki cyawe ra abari umugore wanyu yaragikoze we kimwe ngaho mbaza kimwe ni finale kabisa Arsenal yanatsinze niko nabibonye cameraman abyina byashoboka yampaye nka data twagiye genda Arsenal wowe urinde ndende Arsenal Arsenal sinzi niyo bakinnye gusa nabyo nzi wowe uri Chelsea reba hasi nkubase mani uri mwakira nahumirije reba hasi nyine ambo ahangaha ni akabazo koroshye ufashe intebe ziri hano ugatanyaho ibikapu biri hano sibyo ugakuramo urukweto rumwe gusa umuguru umwe mbese wabona kangahe gatanu gatubikore neza ufashe intebe ziri hano tugatanyaho ibikapu biri hano gatubona umuguru umwe sabuza nta intebe ni enye n'ibikapu ni bibiri ubwo ni bitandatu nibyo ni gatanu bitatu oya nawe ubwawe ntiwari ubizi kira ntabwo wari ukizi nawe izi njyewe nabikoze oya kandi nawe uvuze ngo ibikapu ni bingahe ngo ni bitatu oya wenyiba sheri wenyiba uvuze ibikapu biri hano simvuze ngo kiriya rero nubwo bakikwibukije cya cameraman ntiwari uzi ko gihari no nari mbizi hano sha nkwereke Imana ikubabariye kuko uranyiba buretse nkire kamera hasi bari kamera gira gutyo ikibazo kimwe bo turabashimiye bakunzi bacu rero uyu wari umukino twabateguriye nizere ko abashimishije ubutaha muzatubwire ibyo mushaka ko tubakorera tuzabikora mukora na subscribe share comment turabakunda cyane bye bye ciao